mama y'Imana rwose ubu ndibatije ndabyikemuriye nta cya 10 nta maturo nta mudiho abapasiteri baduhereye naje gusanga abapasiteri batubatiza bafite ibyaha kuturusha si gutya babigenza sha ndabyikorera nta bundi bushobozi bandusha ni amazi ku izina ry'Imana Data irya mama wambyaye na sogokuruza bitahiye ndibatije ibyaha mbyikuyeho sinzongera kunywa inzoga gusambana byo byaranjengereza itabi ni umukoroni Imana ndetse n'aya mazi abifashemo ndabikoze kandi umukobwa ngurangwirara mwagiye mugenda mureba bwaraye ku gasozi utamenye bwavuye ariko mwanzi wagarare mubwire ubundi gukizwa ntago bikureba nk'ubwo nutse ntago bikureba urumva ukuntu nutse uranuka ngo ndishinze indiki hari aho nzi madamu none ngo gukizwa ntago mbizi ntabwo ndagututse ko ngututse ntago bikureba shaka kukubaza nimba nagututse ukaba watutse ndabona utana bishobora abandi babuze mukoroge batukuza none baragututse uratukura ngaho berwa madamu ndakubwiye ngo nawe jya gukizwa nk'abandi ureke kujya ugenda tukabana ubuwe bose n'abari bagafite bagiye kugashyira hasi kuko nabo ntako bafite reka nze noneho mwereke unyereke nyura nunyereka ndareba kuko amaso ndavuze gira vuba unyereke ndebe ushaka kanze ngashyire hasi noneho ubona ko gakiza ko gahari gafashe hasi uzagatoreje nugaruka reka barokora muri imisere kumwambaye gashyire hasi nyine ubundi uzunyereke ndebe ndashaka kukubwira ngo ntabwo nshaka uzagenda tukabana abantu bose ubonye ntaho nzi madamu ntaho natutse bagatukura bazanyishure kuko mukorogira hene abandi barayisiga ngo batukure none we bagusubiriremo ntuzongere kumenyera bose batakumenyera wowe uri iki batamenyera ibiro mpima urabizi madamu ibiro uri inyama yego mana yanjye ku biro 5 by'inyama mperutse kugura hariya kuri busheri njye n'ibyo nyama byari ibiro 40 ubwo ndapima bingahe ubwo ni 45 n'inyama zikuriho noneho rero reka nkubwire nabi kandi nabikubwiye ni ibiro 35 noneho reka nkumvishe aho ibiro byawe n'iby'inyama bitandukaniye mama y'Imana rwose ubu ndibatije ndabyikemuriye nta cya 10 nta maturo nta mudiho umva ko pasiteri bigenje cha noneho n'ubundi barusha abakristo ibyaha niyo mpamvu mpisemo kubyikorera nubwo ntaho mfite umpanagura ariko ntacyo kangende ndabona amaze kumuka si mu mazi batudumba bire bazongere bambonesha ubu wowe muri yemera ufite ibiro 30 namenyangwa n'iby'inyama ngo bakagira gute ibiro ubu 35 byuzuye hariho n'iby'inyama inyama ni 5 ubwo ku munzani byari 40 none ubu none wongiye kugukubita winduka nk'urushisha mutazapimana n'ikiro kabiri ngiye kugukubita hamwe ibiro bya bihinduka nk'iby'agashishi gato yakagenda kurushisha uranuze byibura seruhaka byaye vuba ruri konse mana bahinduka nk'urubyaye vuba ayiwe urushishi rubyaye vuba niko ngiye kuguhindura noneho rero reka nkwere ibuze ndeba kuri bandi bakukupira niruka se ngenda gutinya ntabwo niruka genuza n'abakuru bawe utiruka bakuru wawe se ko mbona utangiye kubazikura bapfuye mw'izina rya sinabujya kuzana abadayimoni sinakubwiye ngo niwiruke aba bagore ko ndiya mwambaye nk'uko kazi murimo mushondana ubonye turi nk'uko kazi suzura isake
ubundi se wowe ujura ibintu byacu nje gutyo urarebye ubona turi nk'uko kazi noneho ujura isake nje ndi isake nyine naze nkanabika abagabo muri iyi minsi ni uko babaye ubwo rero murahore murimo murashondana bananirwa kujya kureba iby'umugore wawe ngo urimo urarebye inkoko kazi ntabwo turi inkoko kazi umugore wanjye ndamureba se karimwe ndeba umugore wanjye ndamureba nuko tureba mwiki se twe ndamwe mukunda ngaho reba turebe ariko tureba Hindi cyongera tureba urana urimo umeze nk'umugore wawe ubundi ko nde wagira ngo ubundi mwaje nk'impanuka ubundi ni umva mwihore twigende ubundi abagabo muri masi nuko bari babaye wowe bakunze n'uwese ko baturebye ufite igikundo ninde ubu ufite amafaranga yewe tujyane abagore bose uzajya ugenda ubiruka inyuma bakuroza abagore mu bagore bose kutarimo ubundi ubwirwa n'ikiko nkunda abagore kandi utari umugore nuko iteka ryose iyo nkubonye mba mbona umeze kuke muri hehehe uri mu bagore mbese ufite akajagari mbese muri make njye mba ndi mu bagore cyangwa mbarimo cyangwa bandimo umva uba arimo utabafite ubwo ufite akajagari k'abagore bose bumva baba abagore bose n'abana kandi nta mafaranga ufite byongeyeho waranashatse nturi umusore ubundi ugira akajagari bawitonze mbaza bareka niko zana iby'amakofi uvuga turebe iby'amakofi yawe gusa amakofi uvuga ni nk'amakofi iyi ntabwo ari ikofi iyo bavuze ikofi ntabwo bavuga kino gikarata bavuga amafaranga zana amafaranga ugiye kureba nk'aho wataye ahangaha aba bagabo rero baba batagize ikintu na kimwe bafite ntibirirwa batesha abandi bagore b'abandi ngo z'abandi kandi nta n'ikintu babaha urabona umugore wese ukamera amaritiro nta mafaranga ufite nta n'ikintu wamumare nta hantu wamukurana nta hantu wamushyira ubundi bavuga ngo ngiye mba mu bagore cyangwa n'abagore nakubwiye ko ubaba mutanabafite ngiye mbabamo ntanabafite kandi ntabwo se ubundi kumwe namwe bakuba mu mutwe ngiye bamba mu mutwe cyangwa bamba ku mutwe bakuba mu mutwe bakurimo mbese ubwo muri make babaye ubwonko bwanjye mureke mbafashe rero ngiye kubafasha ikibazo ufite abagore mu mutwe kandi jyewe nizi ibyo kubaga imitwe nkakuramo ibintu byose bimurimo bitari ngombwa urajya gukuramo abagore hasigaramo iki abagabo hasigaramo abagabo nibasigara mu mutwe urumva nge nzaba ndiho mufashe umuvaniremo abagore ushyiremo ubwonko basi ufashe cyangwa mbagisha icyo ngicyo cyose cyangwa mbagisha igiti ni twariganye twariganye ariko kubaga babyize uremera ngufashe kubaga babyize wasohotse cyagiye wagiye guhinga emerera muganga gukorera ibyo asabwa nimba bemera ko abagore bakura mu mutwe reka babaga bavanira abakuremo n'abakuremo nsigarana iki basigarana ubwonko mu mutwe habamo ubwonko none harimo abagore abo bagore barimo rero nibo nshaka ni nabo nkunda kandi namwe muri abagore bashake ariko bereke kuba mu mutwe kuko warasaze ahantu hose ubura uri mu bagore none ko nasaze nkajya n'indire bakambura ko mutari abagore muganga yarabonetse uratuza wumva ibyakubwira muganga abaye mufashiriza reka mbe mbabishije wowe usigarana na muganga ntabwo mani ibyo ko numva se bikomeyeho ariko ubundi mugabo ubundi wize kubaga cyangwa wize kubaga ni ukubaga umutwe umuntu akoresheje ponseze urayizi se ponseze kimwe gihinda hanyuma ugakuramo abagore ninsanga aribo barimo ndabakuramo da kuko ntabwo ariho bakagombye kuba bari ubu uzasubire kwiga ryarise bize incuri ryarise bize incuri kuko iyo utaza kwiga incuri ntabwo wakabaye umbwira ngo uzabaga umutwe ukuremo ngo abagore mbese muri make baba mu mutwe wanjye ubwo mbese muri make mbese ubwo ngubwo abagore babaye mu mutwe habaye ikibuga bakubeshyira bandi bambeshyira urabona yakubeshyira niko bari bakubwiye wowe ngo ufite abagore mu mutwe bakubeshyira niko bakubwiye yesu katubyihorere yesu hanyuma noneho mbwira kubwira iki ngufashe iki ngufashe iki icyo mfite shyira shyira urabona shyira ngufashe sibyo umuntu abifata shyira ahangaha shyira ko ndasi uri kumva ubusa ndaguha ubusa urabwanze ko narumiye kuko abagabo bo muri iyi minsi ubwo rero wanze ubusa se babugura he babugura isese ngo njye kubwigurira cyangwa njye kubwifatira ariko ubundi mbere yuko nkubaga umutwe umutima warawufite mfite umwe se ahubwo ufite umutima umwe se ahubwo niyo mpamvu njye nakunze abagore kuko imitima yose bari bafite yose barayimpaye yose Jesus Christ nuwo ngo nta mugore ufite umutima keretse ngewe gusa wewe ufite umutima wose oh my god
Jewe wanjye ntago wawutwara. ubwo se ugukeka ko wowe ufite Urihe? uba heza uba ufite heza uwunyerekeza Ndumeko. Imitima yose wara niyo mpamvu nanjye nkunda abagore niyo mpamvu nanjye bandimye niyo mpamvu utanabankuramo kuko mfite imitima myinshi ubundi ndiko shaka ubundi kutumviriza ubundi aho ubundi ibyo n'ibiki bitwaje ndende uri muratega ubundi ibyo n'ibiki bitwaje ni ibikobakobo by'amatwi mwihorera. yego nagera none se muga ufite gahunda ngiye yo kumbaga niko muga ufite gahunda yo kumbaga Ahubwo se wowe si wavuye he? numvise hajemo kubaga Nese ufite icyo kibazo. oya mfite ishashara najyanye zana mu kirere mikiro kiki Hari ihene ubonye aha? kinyama Hari ihene ubonye aha? zawe Hari ihene ubona dufite hano? ariko reka nkubwire kandi kamubwire aho ubundi urumva Genda vanga. uragira ngo ndumva urumva se urumva ugira amatwi yo kumva ubundi do niba numva ndumvira urumvira na nyine Twakubwiye nyine ko nta hene iri hano. kandi numvise inyama z'umutwe urazifite inyama oya hano nta hene iri hano. umva No. nimba ushaka inyama z'umutwe yego genda hariya mu ntuza hariya muri Kenya rero muri Kenya rero muri Kenya rero hanyuma basiguye genda iruka nta nyama zihari nta nyama zihari genda ujya muri Kenya rero bago nyama nuko ratamu Genda muri Kenya. hakundi ya musazi yavuye ubundi cyasaze Ubundi abasazi nk'aba baza mugarata reka dukomeze twihamire kuri gahunda yo kumvura ariko nawe ntongeye kuzana igitekerezo cyo kumbaga umva mu mitima yose narafashe yose haburagaho umutima wawe wayijyanye iyo wajyanye ndayifite muri njyewe uwanjye si uzahura none aho nayikuraga ku bandi ntabwo kandi wa mugabo ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe yagifite nyine ahubwo ndakubaga umutwe murambaga umutwe kuko umutima we ndabona nta n'uwo ufite niba musiga mu rugo tuzajya ubaga ukuye ufite ikibazo njye mfite ikibazo gikomeye cyane cya probleme mu mutwe cyangwa ku mutwe umutima nawe warebwa nuko yifite mu mutwe cyane ku mutwe mu mutwe wowe uragira ngo imitima y'abagore bose ngo urayifite gusa nawe ndawutwara nawe wabona nawe nabona ahubwo dore ukuntu ibintu bigiye kugenda ibintu birahindutse bihindukiye ntabwo nakubaga ufite amagambo angana gutya ngiye kugutera ikinya amagambo mfite ariko nazanye buretse ngiye kugutera ikinya tahe mu rugo iwawe uri mu kinya ngende mu kinya nakubageje ngewe ntabwo icyo kinya nakigendana ngewe icyo kinya ngewe ntabwo ngo nzi mu kinya ngewe ndetse ndagenda mu kinya ndatega moto ntabwo ngewe ntagize ayo magambo yawe ntabwo yatuma wavuze menshi ntabwo nakubaga ngo uzabagwa ejo ikinya